ushaka kubyaza umusaruro internet ikangubwira story y'uruvu uraza kugira ikintu wigiramo. Buriya ngo kera uruvu cyangwa se chameleon mu mbere ngo ntabwo rwahinduranyaga amabara. Nyine mu ishyamba izi nyamaswa zikarwanga ngo ntabwo rwari rumeze neza. Izindi nyoni zo zigendaguranya amabara bitewe n'ahantu zigeze. Umunsi umwe rero uruvu rwigiye inama yo kuzajya rugira ruhindaguranya amabara bitewe n'ahantu rugeze. Rwagera ku cyatsi ruhindura icyatsi, rwagera ku mutuku ruhindura umutuku. Iyo byarufashije gukundwa no kuba ahantu henshi hagiye hatandukanye. Iyi nkuru y'uruvu rero nariko niko imeze mu bantu ushaka gukoresha social media. Ni byiza ko wisanisha n'abantu urimo urasavinga. Ni byiza ko wisanisha na audience yawe, ukamenya ibyo bakunda akari byo ugerageza kuba, ukamenya uburyo babishakamo akari ugerageza kuba. Nimba bashaka mu buryo bwa video ndende ukore video ndende, nimba bashaka mu buryo bwa video ngufi ukore muri video ngufi, nimba bashaka mu buryo busekeje bikore mu buryo busekeje. Icyambe nuko wanza kwisanisha. Gerageza ube nk'uruvu kuri internet, ariko wibuke kuba nk'uruvu muri Ninesha. Ntuzajye kuba nk'uruvu mu bintu bitari ibyawe. Ukomeza kubungurikirana ku tutwe y'ukuntu umuntu yabyaza umusaruro internet.